Twongere tubasuze rero nshuti bavandimwe mwebwe mukomeje gukurikirana ahangaha kuri Future Empire kabisa, mwebwe mudahwema kuduha ibitekerezo byanyu na like ndetse na share na comment. Twongeye twagarutse hano ngaha rero kabisa ku busesenguzi bwa filime yacu episode ya 31. Episode ya 31 kabisa twayibonye ko ari intambara gusa. Twabonye ko yatangiraga Cyusa yirukanwaga kwa Rugema. Cyusa yaraje kureba amakuru ya Iribagiza, yaraje kubaza Iribagiza uko ameze kabisa, hanyuma papa we abaramwirukanye kabisa. Ngaha twabibonye ko agace kandi kakurikiyeho Kamarade na Emile bari bifatanye Frank kabisa ukorana na papa Isimbi, babagizi bana bamwe muri babagizi bana bita Frank. Hano Emile na Kamarade kabisa ahangaha bamufatiyeho icyuma ari gutaha, bamutegeye iwe ari gutaha ku gipangu kiwe kabisa, bahita bahamufatira kabisa. Ahangaha Emile na Kamarade bafashe Frank bamubwira ko agomba kugenda akabwira Rugema ko bagomba gusubiza imitungo ya Iribagiza yose. Ahangaha ni ibintu bikaze cyane kabisa. Ahangaha bendaga kumwica, bamubwiye ngo ntabwo tukwishe turakubabariye, ariko mugombe musubize Iribagiza imitungo ye yose. Byari ibintu bikaze cyane ahangaha kabisa. Twabashije kuba tunabona ko Rugema yicaranye na Fabiola ndetse n'umukobwa wabo, akababaza cyangwa se bakaganira ku kibazo cya Isimbi. Bahamagaye Isimbi basanga nimero ye iri kompoze. Hano Isimbi agomeje kubura, mbese Isimbi arihe? Ese Isimbi yagiye he? Ese Isimbi ahari ari gukora iki? Ibi ni ibibazo byose bari kwibaza, bamubuze kabisa. Ariko ahangaha papa wabo yanze kubyemera, abwira mukuru we ko agomba kujya kumureba mu cyumba. Bamushyiraho itegeko ngo ajye kumureba mu cyumba, agiyeyo aramubura, ari nabwo bahamagaraga telefone yiwe bakayiburaho. Ikibazo kigomeje kuba ngo Isimbi arihe, mbese ahari ari gukora iki? Tudatinze cyane rero dusubire kwa Cyusa. Hano kwa Cyusa yanze kurya cyane kabisa. Hano Cyusa ibyiwe ntabwo tubizi. Ariko ahangaha Fisto agomeje kwatakwa cyangwa se agomeje kubazwa na mama Cyusa iby'uriya muryango, relationship bafitanye ni gatiki. Mbese ngo ajya muri uriya muryango agiyeyo kumara yiki? Ajyayo buri munsi. Mama wa Cyusa ntago ashyira amakenga uno muhungu, kandi natwe turabizi koko uyu muhungu abajyanyeyo amakuru y'uyu muryango agenda avuga. Ariko ahangaha mama Cyusa nawe yarabiketse, ku buryo yanamubwiye ngo witegure tuzicarana kabisa nkubaze kabisa ibibazo byose numva mfite. Ariko ahangaha kubera mama Cyusa yarahangayikishijwe n'umuhungu we Cyusa wanze kurya kubera gutekereza kuri Iribagiza, ahangaha kabisa byabaye ikibazo. Papa Cyusa nawe yayisaza avugana na mama Cyusa, bafata umugambi wo kujya kureba Cyusa mu cyumba. Bamaze gufata uwo mugambi rero bafashe Cyusa bamwicaje kabisa. ahangaha baramuganiriza. Mama we yamubajije niba amakuru ari kumva ariyo yuko Iribagiza bamukingirana mu cyumba akamara iminsi ingahe akingiranye. Ahangaha Cyusa rero mu kumusubiza n'ubundi nk'uko tubizi natwe twese, yamusubije ko ayo makuru ariyo. Ariko ahangaha papa Cyusa na mama we bahise bumirwa cyane, kumizwa n'uriya muryango. Icyabateye kumirwa n'uriya muryango kabisa Iribagiza abamo, we na Isimbi. Uyu muryango mbese uko ufata bariya bana baravukana koko? Iki ni ikibazo kibazwaga na mama Cyusa, ariko uvuga ngo ngiye mbona Iribagiza atavuka muri uriya muryango kuko imico yabo ntihura habe na gato kabisa. Hano mama Cyusa yagomeje avuga ko bakwiye kujya gutanga ikirego muri RIB, bakavuga ko
uriya mukobwa abangamirwa, ahohoterwa cyane bakamufungirana mu cyumba. Ariko ahangaha Cyusa yahise amuhakanira avuga ngo oya mama kabisa, mama biriya bintu wapi, ibintu byo kujyana ibirego wapi. Ikintu cyateye Cyusa guhakanira mama we rero ni ikintu icyo nshaka ko tugarukaho. Cyusa kuki yahakaniye mama we? Mbese Cyusa koko yaba yarateye inda isimbi? Nuko twabibonye rero Cyusa yemereye isimbi, aramubwira ngo ntiwakakwiye ko wanshyize ku karubanda mbene kari akageni. Ariko se Cyusa agamije iki? Ase Cyusa twebwe umunsi umwe arabyemera, undi munsi akabihakana, undi munsi akabishyira ku karubanda, undi munsi Cyusa sindamenya aho ahagaze ngewe. Niba nawe ari kubibona rero, niyo mpamvu mbabwira ngo comment kabisa, mubwo mujya muri comment mwandikemo muvuga uko filime yacu muri kuyibona cyangwa se uko muri kumva ubusesenguzi bwacu kabisa. Ese Cyusa ni iki kimutera guhakana biriya bintu? Mbese Cyusa yarabikoze? Ese Cyusa kuki abujije mama we kujyana ikirego muri RIB? Ari gutinya ko byazamugiraho ingaruka? Ese Cyusa koko, Cyusa nge ntabwo ndamubonera formula kabisa, sinzi ikintu aba ari gutekereza. Ariko ni ibintu byose tuba dukwiye kugomeza tukareba filime yacu, tukazagera aho dusobanukirwa n'ibintu byose kabisa. Kandi hano ngaho twongeye kubona ko Fabiola yongeye kujya kureba Iribagiza aho afungiranye mu cyumba. Yagiye kumureba aho afungiranye mu cyumba n'agahinda kenshi cyane kabisa, amubwira yuko agomba kwikuramo se cyangwa kwivanamo uriya muhungu Cyusa. Agomba kwivanamo Cyusa akamurekera isimbi kuko yanamuteye inda. Nibyo Fabiola hano ngaho yari ari kumubwira kabisa, ariko yamubwiye ko bidashoboka, bamenyanye kuva kera kandi baziranye, bagomba gukundana. Niko hano ngaha Iribagiza yabwiye Fabiola. Hano rero yamubwiye ko ibi byose abikoreshwa n'isezerano bafitanye we na Cyusa. Iyi filime rero ni nziza cyane kubera ko tuvanamo amasomo menshi, twigiramo ibintu byinshi cyane kabisa. Rero wowe ukunda iyi filime ukaba utarakora subscribe ku iyi channel yacu yitwa Future Empire, iza tukareba filime yacu uko yagenze, tukareba uko dukwiye kwigira kwibi bikorwa byacu se cyangwa kwibi bikorwa biba byakorewe mu iyi filime. Ndagira ngo mubwire ngo kanda subscribe, liking iyi video kabisa, unajye muri comment utubwire uko byumva, utubwire uko ubona isimbi na Iribagiza ndetse na Cyusa na murumuna Mukanambara, bose abakinnyi bacu dukunda cyane, ba kamarade ba Emile, bose ugende ubandika muri comment kabisa n'udutima twinshi cyane, ubundi dukomeze dukunde filime yacu tunayireba tudacika intege kabisa. Reka twongere tuzabane ku munsi w'ejo tureba indi episode. Imana ibaho umugisha. Ciao ubwo nakagaruka.